Uraho neza nshuti yanjye, uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu wabona amafaranga vuba mu Rwanda, ibanga benshi batigeze bakubwira. Ndizera ko ukomeje kugubwa neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo abantu benshi bakunda cyane, ukuntu wabona amafaranga vuba. Ntabwo ari inkuru yo kugira ngo nkubwire tombora cyangwa gukina imikino y'amahirwe. Oya, kuko ibyo ngibyo ntabwo bikora. Ngiye kukubwira ukuri gushingiye ku bikorwa, uko umuntu ashobora kubyaza umusaruro amafaranga make cyangwa ibyo afite kandi mu byumweru bike agatangira kubona inyungu akunguka amafaranga menshi. Iyi ni inkuru ishingiye ku byabaye, uburyo cy'abanyarwanda basanzwe babonye amafaranga vuba mu buryo bworoheje kandi bwizewe. Dore ikintu cya mbere, ugomba gutangirira ku bintu ufite, ntutegereze capital cyangwa se igishoro kinini cyane. Burya abantu benshi baravuga ngo nta mafaranga yo gutangira mfite, ariko mu by'ukuri abantu benshi batangiye nta gishoro kinini bafite. Reka nguhe urugero. Uyu ni umusore witwa Emmanuel wo mu Bugesera, yatangiye business yo kogosha ariko nta gishoro yari afite kinini. Yagiye kwa sebuja wakoraga ububaji, bityo amusaba ko yamusigira agasanduku gashaje, arangije ahita agahinduramo akabati k'amavuta n'ibikoresho byo kogosha. Yakoresheje amafaranga 5,000 gusa, agura amasabune ndetse n'umusatsi muke, maze atangira kogosha abaturanyi ku giciro cy'amafaranga 500. Mu byumweru 2 gusa yaramaze kubona amafaranga 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'amezi 3 yaramaze kugira salon ntoya ku muhanda. Birumvikana ko yaramaze kugira amafaranga menshi, nyamara yarahereye ku mafaranga make. Dore urundi rugero rwa kabiri. Uyu ni umukobwa witwa Alice wo mu karere ka Huye, yatangiranye n'umufuka w'igitoki kimwe. Yabaga afite umufuka akagenda azunzamo igitoki kimwe gusa. Yakigurishaga ku baturanyi, hanyuma igice cy'amafaranga yungutsemo agahita yongera akakiranguramo ikindi gitoki. Mu byumweru 4 yaramaze kugura ibitoki 5, ari nako agenda abigurisha buri munsi. Mu mezi 6 gusa yaramaze kwagura business ye, amaze kugera ku nyungu irenga 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyo ngira ngo nkubwire, ntugategereza amafaranga menshi, tangirana nayo ufite, nuko amafaranga agenda akura buhoro buhoro. Reka twigire ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri burya ni ugutangira gucuruza ibintu bikenerwa buri munsi. Iki kintu cyumve kandi ukiteho, no gutangira gucuruza ibintu bikenerwa buri munsi. Buryo ushaka amafaranga vuba, ugomba gucuruza ibirebuze gufasha abantu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo banabigure buri munsi. Reka nguhe urugero. Uyu ni umubyeyi witwa Ange, ni wa Kimironko, yatangiye gucuruza imboga azicururiza mu mujyi. Yaranguraga imboga by'umwihariko buri gitondo ku mafaranga 2,000, bityo akazigurisha ku bakozi b'ahantu hafi aho ngaho. Ku munsi yacuruzaga imboga z'amafaranga 2,000, agakuramo inyungu y'amafaranga 1,000. Kuba bikora neza ibi murabizi ni ibintu bishoboka cyane, ni nayo mpamvu nawe byamubayeho. Mu kwezi kumwe gusa yaramaze kubona 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga yungukaga yose yahitaga yakoresha agura indi stock, gusa agakoramo udufaranga duke turi buze kumufasha kubaho. Ubu tuvugana afite akazu gato gashya ku isoko rya Kimironko gacuruza imboga, uhageze uramureba akaguha imboga nziza kandi zifite umwimerere. Dore urundi rugero rwa kane. Uyu ni umusore witwa Patrick, ni wo mu karere ka Muhanga. We yatangiye kugurisha amata ku bantu bakora mu biro, akajya agura amata ku 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda, akayagurisha ku 8,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nukuramo neza urasanga ku munsi umwe yarabonaga inyungu y'amafaranga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu cyumweru kimwe akaba amaze kubona 21,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yaje rero kongeramo n'amata ya soya, bituma amafaranga yakomeza kuzamuka mu buryo bwihuse, iterambere rye ribarije uko nguko. Reba ibintu rero abantu bagura buri munsi, ibyo nibyo bizakuzanira amafaranga vuba, bityo nawe utubishyira mu bikorwa. Ikintu cya gatatu, kora ku bintu bito ariko mu by'ukuri bitanga ari byinshi, ibyo bizakuzanira amafaranga menshi. Ntukibande ku bicuruzwa bihambaye, bya bicuruzwa biri buze kugusaba kubiranguza amafaranga menshi, ariko ugasanga uri buze kugurisha kimwe mu cyumweru. Ibi byakugora no kugira ngo uzamuke byazakuvuna. Hera ku bintu bito byinshi, nibyo biraza kukubakira amafaranga menshi. Reka nguhe urugero. Uyu ni umukobwa witwa Clarissa, atuye ku Gisozi, yaguraga amandazi 50 ku giciro cy'amafaranga 100 yonyine. Ni ukuvuga ngo ahangaha yabigurishaga ku bakozi ba koperative hafi bari bamwegereye ku mafaranga 150 gusa. Byumvikana ko irindazi yariranguraga kuri 50 akarigurisha ku 150. Ku munsi yabonaga inyungu y'ibihumbi 2,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kumwe yaramaze kugira inyungu
irenga ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ni umusore witwa Eric, nawe yakoraga akazi koroheje ariko yari afite igare. Mu by'ukuri atangira gutwara ibicuruzwa by'abandi akabibashyikiriza. Buri delivery cyangwa se yajyanaga ibicuruzwa yishyurwaga hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi. Mu kwezi kumwe gusa yari amaze kubona amafaranga 60,000 yose. Nyuma y'amezi 2 yari amaze kugura igare rya kabiri. Ubu tuvugana afite akazi gato gatanga serivisi mu mujyi kandi yishimira urwego amaze kugeraho. Burya gutanga ibintu byinshi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko bigufasha kwegeranya twa dufaranga ubona ko twari duke tugashiduka twabyaye amafaranga menshi. Kugurisha byinshi ku giciro gito bishobora kuguha inyungu kurusha gucuruza bike bihenze. Ngira ngo naka ngaka wakumvise. Reka twigire ku kandi kantu ka kane. Ugomba gukoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga mu bucuruzi bwawe. Social media ubu ngubu navuga ko ariho habonetse isoko rinini cyane. Ntugomba kugira inzu cyangwa mu by'ukuri ngo ugire iduka kugira ngo utangire kugurisha. Byaba byiza ubifite, ariko hanaje kukwereka uko wabona amafaranga. Ndabizi ko ntabyo ufite. Reba rero urugero rw'ababikoze bigakunda. Uyu ni umukobwa witwa Keza, yatangiye kugurisha imyenda y'abana kuri Facebook groups. Yafataga imyenda ya bagenzi be abacuruza, bityo akabashyiriraho poste, maze bakamwishyura komisiyo y'amafaranga 500 kugera ku 1000 ku mwambaro umwe waguzwe. Ni ukuvuga ngo yafataga imyenda abagenzi be bacuruzaga, bityo akayifotora agashyira kuri Facebook. Umuntu yajya kugura uwo mwenda akavuga ati nawubonye kwa Keza. Yavuga ko yawubonye kwa Keza, amafaranga yishyuye kuri uwo mwenda Keza agahabwaho 500 cyangwa se amafaranga 1000 ku mwambaro umwe bitewe n'amafaranga waguze. Mu byumweru bitatu yari amaze kubona amafaranga 80,000. Byose birumvikana ko ni amafaranga menshi. Urundi rugero, uyu ni umusore witwa Junior, akoresha WhatsApp status cyane, agurisha amafoto y'abantu azwi nka passport photos n'utundi tuntu duto cyane. Wakoresha amafaranga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda, agura tripod na ring light. Ibi ngibi akimara kubikora yahise abona amafaranga 3,000 kugera kuri 5 ku munsi. Ni amafaranga yungukaga ku munsi binyuze mu gucuruza iki, mu gucuruza passport photos n'utundi tuntu duto tworoheje cyane. Ndagira ngo nkubwire ko rero iyi WhatsApp uri gukoresha buri munsi uganira n'abantu yakubera ahantu heza ho kuba wakwamariza ibikorwa byawe, yewe ukabona n'abantu bafite gahunda bahita baguha ibiraka. Social media ni nk'isoko rikora amasaha 24 kuri 24, kubera ko social media buri gihe abantu baba bariho. Iyo uyikoresheje neza uba ufite abakiriya bagera ku bihumbi byinshi mu ntoki zawe. Reka twigire ku kantu ka gatanu. Ugomba gutangira serivisi zoroheje zitakugoye, kuko nawe ntabwo uba waba umuntu uhambaye. Niba utagira ibyo gucuruza, tangira serivisi itaguhenze. Buryo uburyo tubonamo amafaranga ntabwo bisaba gucuruza gusa, ugende ngo umuntu ngo wamuhaye amakaramu, wamuhaye amakaye, wamuhaye ibyo kurya. Oya, hari n'uburyo ushobora gukoresha serivisi zitaguhenze kandi ukabona amafaranga. Uyu ni umusore witwa Jean Dodier w'Igikondo, yatangiye gukora amasuku mu ngo, akoresha ibihumbi bike cyane. Ni ukuvuga ngo yahereye ku bikoresho bisanzwe byo mu rugo, agura isabune, agura ibitenge, agura amazi, arangije akajya akorera amafaranga 1000 kugera kuri 2 mu rugo. By'umwihariko mu byumweru 2 yaramaze kubona 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu mezi 3 yaguze ibikoresho by'isuku byisumbuyeho. Ubu tuvugana afite akazi gahoraho. Ukeneye isuku uramwandikira ukamubwira ati Jean Dodier ndagushaka ngo uzunkorere isuku. Ibi byamufashije gutera imbere. Reka nkuhe n'urundi rugero. Uyu ni umukobwa witwa Mado, yize gukora imisatsi yoroheje izwi nka twist and plait. Yatangiranye amafaranga 5,000 gusa, agura udupanu n'amasabune. Ku munsi yakoreraga amafaranga 3,000, mu kwezi yaramaze kujya abona 90,000. Ubu tuvugana afite salon ntoya mu gikari kiwe. Byumvikana ko ni igikorwa gikomeye yakoze. Ntugomba rero kuba umucuruzi gusa, serivisi zoroheje zifasha abantu mu buzima bwa buri munsi nazo zakuzanira amafaranga menshi kandi rwose zikanayaguhereza vuba. Ikindi kintu cya gatandatu, ugomba gucunga neza amafaranga yawe. Burya abantu benshi babona amafaranga vuba ariko bakayatakaza. Ndagira ngo nkubwire ko no kuba udatunze amafaranga menshi ntabwo ari ukutakira amafaranga. Amafaranga urayakira ariko ugashiduka n'ubundi wayatakaje. Amafaranga rero agomba gucungwa neza kugira ngo abyarandi. Reka nguhe urugero. Uyu Eric twavuze haruguru yajyaga azigama amafaranga 2,000 ku munsi. Oya, yazigamaga amafaranga 2,000 buri cyumweru. Nyuma y'amezi 6 yaramaze kugira 48,000 yo kongera muri business. Iyo discipline niyo ituma amafaranga yinjira neza. Kuba yarazigamaga amafaranga 2,000 buri cyumweru, ndabizi ko muri benshi mwayabona.
ku munsi mukorera amafaranga, ejo mugakorera amafaranga. Kuzigama amafaranga 2000 mu minsi 7 ni ibintu abantu benshi mwakora, ndetse rwose mugambiriye kwiteza imbere. Mu mezi 6 gusa nakubwiye ko yaramaze kugira 48,000 yo kongera muri business. Ese wowe urumva kuba amafaranga uri gushora ubu ngubu mu mezi 6 umuntu aramutse akongera 48,000 ukayongera bitakuzamurira inyungu ndetse n'igishoro cyawe kikiyongera? Aka kantu rero ukazirikane. Tips z'ingenzi cyangwa se mu byo wakwitaho, ugomba kubika amafaranga ku mufuka utandukanye, ugakora ukagera yukorera kukagira nayo wizigama kugira ngo ejo uzamura iterambere ryawe kurushaho. Ikindi ugomba kwandika buri kintu ukoresheje. Nta mpamvu ugomba rwose kuba wakora ibintu ntumenye uko byasohotse, kuko byatuma utakaza amafaranga mu buryo utateguye. Ikindi nta nubwo ugomba kugura ibintu bidafite umumaro, ugomba kureba buri kimwe ko ugikeneye kandi ukagura bya bintu byihutirwa, kuko hari ibintu byihutirwa tuba dukeneye mu buzima busanzwe. Ibyo nibyo bigomba kugutwara amafaranga yawe. Ikindi ugomba gukora reinvest mu bintu bikungura. Ugomba kongera ugashora ya mafaranga y'inyungu mu bintu biri buze kukungura kugira ngo bitume ya mafaranga yawe akomeza kugenda yiyongera. Ibanga nyamukuru ugomba gukora ni ugukunda icyo ukora. Burya amafaranga aza vuba, ntabwo aza ku mahirwe gusa. Avuka kubera ko wakoze ibintu bifite umutima n'imbaraga ndetse ukabikora ubikunze. Uyu ni umusore witwa Bosco, yakundaga gukora ibintu by'ubukorikori cyangwa se icyo nakwita tekinoloji. Yatangiye akora imitako ikozwe mu masafuriya yashaje. Mu mezi 2 gusa yaramaze kugurisha imitako 15 kuri Instagram. Buri umwe yawugurishaga amafaranga 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Birumvikana ko yaramaze kujya akorera 150 ku kwezi. Amafaranga ya mbere yamufashije kugura ibikoresho bishya ndetse no kwagura akabariro ke. Iyo ukunda ibyo ukora, abantu babirabibona kandi nabo bakagukunda, amafaranga nayakurikira ubwitange, ugashiduka yakwirunzeho rwose nawe ukayabona. Reka nsubiremo aya magambo make asa na summary motivation. Tangira ukoresha ibyo ufite, uhitemo ibicuruzwa cyangwa serivisi bikenerwa buri munsi, ukore ku giciro gito ariko utange byinshi, ni nako winjiza byinshi. Ukoresha imbuga nkoranyambaga nk'isoko ryawe, utangire serivisi zoroheje zitaguhenda, ucunge neza amafaranga yawe neza kandi uyazigame.